mwe musanga ikibazo cyacu reka wenda mbivane ku Rwanda gusa mbigere bya Afurika. Abanyafurika ikibazo dufite ni iki? Ni kamere, niko twaremwe, ni iki kibazo? Impamvu abantu twari kumwe mu myaka 50 ishize ku rwego rumwe, 60 bo bagiye, twe tugasigara muri niki? Magambo make mbwira gusa, niba utanumva bigutwariye umwanya kubitekereza, nta kibazo, nta mwenda, uzaba ubimbwira, uzanyohereze message ubwire irasaze. Murakoze Your Excellency. Ikibazo abanyafrika dufite ni ikibazo cy'imico mibi ijyanye n'imiyoborere, natwe tukageza aho tukumva ko ariko tumeze, ko ariko tugomba guhoraho, ku buryo niyo bakoroni baradusigiye ubukungu bugeze ku rugero runaka, ugasanga nyuma yaho ahubwo igihugu gitangiye kumanuka. Nyafurika benshi n'Abanyaziya bose akamenyetso niyo kaba ari kamwe gusa. Dufite iki kibazo, tugishakira umuti, naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize. Ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tugira abayobozi bikunda, badakunda abo bayobora. Nicyo Olivier yavuze, mu by'ukuri buri impamvu banga ko bagraduatinga ni ukugira ngo bakomeze babone ayo mafaranga basabiriza atagera kuri ba bandi babakene, bayasabirize bayitwarire, kuko ntibakunda abo bayobora. Mbona ari cyo kibazo gikomeye. Abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last. Ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Nicyo kibazo dufite muri Afurika kinini. Barya fast and alone. Bonyine bagira uwo basigira. Numva icyo ari cyo kibazo gikomeye kuruta ibindi. Icyo ni ikibazo kirahari.